kandi ikindi indabo zisobanura urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Batari nziza se? Indabo ni nziza. Umuntu nifuza muri sazirote bizamubera igihe kiza cyane. Kandi bisobanura ko nyumva ngo byabyishimo kugera ku bandi noneho. Burya hari ukubiravuze ngo nuko mwishime ineza yanyu n'abantu bose. Nuvuga ngo ni byabyishimo, ni wa munezero, ni kwa kwinjoyinga, ariko nubundi ugenda usayidira abandi kandi abandi babifasha. So rero ariko yurose uhabwa indabo ni ikimenyetso simusiga cyerekana favor y'Imana ku n'abantu. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite, ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utire ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse. Ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera kubakira amateka. Naho rero hafi gusobanura amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Ndagushimiye kandi nguhaye ikaze ukurikiye Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amazina yanjye ni Jerry nkuko bisanzwe. Wowe ukurikiye iyi video ifunguye ugiye kuyireba, Imana iguhe umugisha cyane, ntukabure ku mugisha w'Imana n'abawe bose. Tumaze iminsi tuvuga ku bintu, ku nzozi nziza. Ejo twarazivuze, inzozi nziza ushobora kurota bikaba ari umugisha udasanzwe. Twavuze ku mfunguzo, nimba utarakurikiye usamuke haruguru uri bubone ikiganiro twakoze. Hanyuma hari ibintu byinshi byiza mushumba, nibyo ngiye kukubaza. Hari ibintu bijya bibaho byinshi byiza. N'uyu munsi tugiye gukomereza mu nzozi zishobora kuba ari nziza. Birashoboka. Hari ibyo njya mbona nkumva njyewe byakabaye byiza ku muntu kubireba. Cyane cyane ndagaruka ku tuntu dutuma ahantu haba heza. Iyo turi ku myenda ubona igaragara neza, iyo turi ku mutako ubona bigaragara neza. Utwo tuntu nta tundi, ni uturabo, ni indabyo. Ese uramutse uzirose byaba bimeze bite? Indabo iri mu bintu byiza, kuko Bibiliya itubwira ko no kumva ya Yesu bagendaga bajyanye ibihumura ndetse n'indabyo. Indabyo kuzirota byo byaba bimeze bite? Indabo rero, kurota indabo ni ikimenyetso cyiza cyane. Nuvuga ngo nigeze ko umuntu ambwira ngo nabonye ndi mu ndabo ngo bisobanura gupfa. Oya. Indabo rwose njyewe ikintu cy'intungura abantu barukuntu basobanura inzozi, ukumva se umuntu ibintu yatekerejeho. Ubundi kurota indabo bwabyo, zaba zihinze, zaba zisaruye, baziguha, harimo ibintu byinshi bitandukanye. Icya mbere, kurota indabo ni ikimenyetso cy'ubwiza. Beauty. Uburanga. Kabiri,
compassion cyangwa Compassion. compassion. Ubwo turabivuga compassion ni nka Compassion. compassion ni ikira uko kanyishe Karakwije se karanyishe pe. karoroshye cyane. Tubwire rero compassion. Ntabwo kazi wo mujya muri Google ukabaza. Twifashishe ingurukana bumenyi. Yes, impuhwe compassion. Ni impuhwe, pleasure, ni nk'ibyishimo ariko ibyishimo nyine birumvikana, kindness, kwicisha bugufi cyangwa imbabazi, ubugwaneza. Vuga ngo indabo bundi zisobanura ikimenyetso gisobanura ubwiza, uburanga, impuhwe, ibyishimo, kuba umuntu mwiza uciye bugufi kandi woroheje, ndetse no kugera ku musaruro uhagije. Yego. Kandi ikindi indabo zisobanura urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Aho ngira ngo urahumvise. Ndahumvise aho ngaho. Ni inzozi nziza, wongere ngo ni nziza. Ni nziza cyane. Wongere ngo ni nziza kandi z'umugisha. Urumva ko tubonye icyo biri dusobanuriye. No ukuvuga noneho ngo kandi ikindi ni ikimenyetso cyerekana urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Ikindi kandi ni indabo zishushanya cyangwa zikwerekana icyo twita expression y'urukundo, cyangwa se bigaragaza ukuntu ni nk'ikimenyetso cy'urukundo, ibyishimo, kunezerwa, noneho no kuba uvuga ngo mu minsi igiye kuza ngiye kurukanisha imwe mu buzima bwanjye. Batari nziza se? Ndabona nziza. Umuntu nifuza muri Sazirote bizamubera igihe cyiza cyane. Kandi bisobanura ko nyumva ngo byabyishimo kugera ku bandi noneho. Burya hari ukubiravuze ngo nuko mwishime ineza yanyu n'abantu bose. Bivuga ngo ni byabyishimo, ni wa munezero, ni kwa kwinjoyinga, ariko nubundi ugenda usayidira abandi kandi abandi babifasha. So rero ariko y'urose uhabwa indabo ni ikimenyetso simusiga cyerekana favor y'Imana ku n'abantu. Igikundiro cy'Imana ku bantu. No. Ni igikundiro cy'Imana, ni igikundiro cy'abantu kuri wowe. Biba bikujeho. Bivuga ngo ugize favor ku Mana yo gukundwa ndetse no ku bantu. Ntabwo ari kuntuze gusa ku Mana gusa. Tuvuga ngo ni ikimenyetso cyerekana favor y'Imana n'iy'abantu kuri wowe. Muri make ukunzwe hombi. Hose, ku mpande zose. Nuko Imana ikunda bari mu isi ntigihinduka, ko ugize na favor no ku bantu ugiye ukundwa n'abantu bagukunde impamvu zigaragara. Indabyo. Noneho kurota uhabwa indabo n'umuntu, niba ari umugore akarota ari umugabo muha indabo, mbega icyo ta sex oppose. Uhabwa n'umuntu bisobanura ngo mu rugo rwawe, mu rushako rwawe, aho uzabikorera hazaba hari ibyishimo birenze urwego kandi bizima kageza ku ntego. Urumva biraryoshye. No kuvuga ngo mu rugo hazaba hari ibyishimo birenze, mu gihe indabo muzabe na sex oppose, mu mudahuje mwembi. No kuvuga ngo icyo gihe bizasobanura ko ari umunezero, ibyishimo no kunyurwa no gutera imbere ku buzima bw'umuntu, cyane cyane iyo urushaho gusenga no kwegera Imana. Rero kurota ubona indabo, kuzirota uzibona cyane mu kenshi nicyo twasobanuraga cya gihe cya mbere. N'ubundi uzasanga ari bya byiringiro, ni happiness about something. Ni ibyishimo byerekeranye ikintu runaka.
kwa kuba muzima munezerewe, kugira bwa buranga, kwishimwa n'abantu, abantu bakwapresiya, abantu baganiriza ati koko ni byiza. Mbega ni igihe uzabona urabo buri gihe aramwenyura akanihumuriza, numva ngo ni impumuro nziza Imana igiye gutanga mu buzima bwawe. indabo ni ukuvuga ngo icyo gihe imaze kubona ko ari impamvu yo kugira ngo bakwapresiye, abantu bagukunde, bakuganirize kuri bo. Ikindi bisobanura neza yuko ugiye kuba connecte ku rukundo, relationship, rimwe na rimwe n'abari barakwanze bakugarukire, n'abaguteye baguhindukirire. Bivuze ngo ni favor ugiye kugira imbere y'abantu, imbere y'Imana, igikundiro hagati hose ukaba ufite bwa burenganzira. Kabone n'ubwo wabona uzishyira uzirambika ku muntu wa nigeze kubona ngo bavuga ngo se nk'indabo kuzishyira kumva nijoro ngo tuzishyira kumva, ntabwo ari ikibazo nacyo. Nabyo ni byiza se, ntabwo urabyumva. impamvu bamwe babisobanura gutandukanye, ariko niyo mpamvu tugufite kugira ngo dusobanurire. Yabona yarose indabyo avuga ati ko n'ubundi n'abantu bapfuye se babashyiraho indabyo, ubwoba bukica abantu. Ni ikimenyetso cyerekana ko kunze umuntu. Ubundi urabona buriya kurota, icyambere tumye kurota indabo, icyo twavuga twebwe indabo, ibyiza byabo, kuba uzishyira kumva ibyo nta kibazo, ni indabo nta kindi, tuzabisobanura ubutaha. Kurota ushyira indabo kumva, ariko turivugira cya gikundiro, bwa bwiza, cya cyubahiro, wa munezero, bya byishimo, ubugwaneza, no kugira fe imbere y'Imana, imbere y'abantu, nibyo babikuziye. Ikindi kugira ibisubizo ku bibazo byose bari ufite, nyo twe tuganiraho nyine n'ubundi. Noneho no kubuzirose bigiye gutuma na ba bantu bari barakuretse bakugarukira kugira ngo mubashe gukorana kandi bigende neza. Ikindi gishobora kavuga neza ko no muri family members, ba bantu bari baraguteranya yo kujya kugarukira mu banyamuryango bawe, yo kugarukira mukaganira mukavugana, mbega hagati yawe n'urugo rwawe harimo urugwiro kubera ko habonetse za ndabo. Wazirose bimeze neza, urugwiro ruri hagati yanyu cyane. Nta bintu kandi ikindi byerekana flexibility ugiye kugeramo. Mbega sinzi kugera ahantu kumva uratuje, nta bintu biri kujena, nta kintu n'ikintu ukakibona kitakiri mekanike. Kandi ikindi uzikuru ururabo iyo baruguhaye kwitonderwa n'ahangaha. Ururabo nturushobora kumara umwaka rubitse, kereka izi artificial, ariko bagora ururabo urunguru ruri naturel. Nuvuga ngo kora cyane, bikoremo, kuko uhawe igihe cyiza cyo gusohoka muri izo ngorane. Nutinda n'ikibazo, ni ukuvuga ngo ni ugufatirana amahirwe cyane rwose. Wipfusha gusa ntiwugire gute, ubirose bino bintu, icyo ushaka cyose wakigeraho, n'ubana gikoze wakibona ko uri muri favor y'Imana. Bitandukanye no waguha artificiel z'inkorano ziriya abagutuburiye, zirazo ziraramba, ariko zigira ubuzima, zirahumura, ntizihumura, ntizimera, mbese baragutuburiye nyine. batubuze se ko babaho barabari. Ibyo gusa ni ikintu cyiza. Ikindi kubona uhabwa ururabo n'umwana wabyaye, menya neza ko umwana wagiye kugira umugisha cyane. umwana akaza akaguhereza ururabo rwose. Ikindi kubona umugabo waguha ururabo uri umugore, menya ngo itegure kwakira umugisha w'ikintu cyose. Amahirwe usabwa igiye imbere, nta kintu kimwe uhombyemo. Ndumva biba biryoshye pe cyane, ndumva biba biryoshye kuzirota. Nyine niho nshaka kugira ngo nsobanurire abantu banabyumve. Kubona uhabwa indabo n'umukoresha wawe, menya ngo muri ako kazi ukurwanya ntazongera gushobora.
Imana iguhaye favor cyane n'imbaraga, kuko n'ubwiza n'icyubahiro n'umunezero n'iterambere n'ubuzima buhindutse n'impumuro nziza no kongera kumva icyo bita happiness and joy. Ibyo rero ku muntu uzirota cyane cyane, ariko wirinde baguhaye izumye. Nabyo biganiraho turimo turivugira ku nzozi nziza. Jerry, ni ibyo ngibyo mva nakubwira. ni hahandi nyine tujya dusoreza kuri ya nama tugira abantu barose ibyo bintu mu inzozi runaka, naho ni ugusenga kugira ngo ibyo byiza bibasohoreho vuba. Ubundi ni byiza ko ni inshuti wango, ubundi umaze kubona ibintu byose ko bisobanura ni inshuti n'abavandimwe, ikindi no muri family members nabo hari umugisha ugiye kuboneka. So ku nama dutange cya mbere ni ugusengera ubufasha buva ku Mana buze kuri wowe, nta kindi. Usenga Imana ati Mana bingereho binzeho, hita usenga uhamagara bimwe byakunaniye, kandi ntusenge gusa uhamagara, ahubwo gerageza nabyo bindi wari watinye gukora ubikore, kuko uri watsinzwe mu bitubikora. Subira kuri ambasade, subira mu kazi, ongera wandike, ongera ukore biriya, kuko ni favor, wagize favor ku Mana no ku bantu. no gukoresha icyo gihe neza, kuko umugisha waje. Ni ukuvuga ngo umunsi turebye kurota indabo, nuvuga ngo ni favor ku Mana no ku bantu. Ngo ku Mana hafiteho umugisha no ku bantu hafiteho umugisha. Icyo washaka cyose wakibona. Ni byiza cyane. Buriya Yeremiya 29:13 haravuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagira. Asome nta kibazo nubwo nge mazi. Nzi ibyo nibwira kubagirira ni byiza. Jeremiah angahe 29:13 11:13 11:13 chapitre 29 verset 11-13. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Ni amahoro. Ni amahoro. Si ibibi. Si ibibi. Kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo. Kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ibyo muzabona hanyuma. Uko Uwiteka avuga. Urakoze cyane. Urumva ko zanda bazisobanuye. Nzi ibyo nibwira kubagirira. Nuvuga ngo igihe urose ufite zanda buzibona baziguha, uzihagazemo, uziturimo, urimo zitunganya uzirimo, bivuze ngo ni Yeremiya asobanura ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, si bibaho ubwo ni byiza. Muri makeya indabo ni ikimenyetso cyiza cyo kugirwa neza n'Imana ndetse n'abantu. Fevu ubu zifite ahantu hose mu muryango, mu nshuti, yewe n'abaguteye bataba kugarukira byanze bigakunda. Solo muri iri jambo rikomeye niho ushobora gutera intambwe ugakora cyose wifuza, icyari cyarakunaniye, icyari cyarahagaze, icyari cyarakurwanije, kitarashoboka, ibyo byose byari byarabaye impamvu kuri wowe bigahinduka, Imana ikakurengera. Amen. Amen. Ngushimire. Murakoze cyane. Nyaboneka nkwifurije kuzirota inzozi z'umugisha. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Nazareti.